ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri Facebook, YouTube, Twitter na Instagram mudukurikira kuri @VOA radio yacu, naho waishat radio yacu voa.com ni urubuga rwacu musangaho ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya karindwi engineer Cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha ari ku bugenzuzi bwa program, naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma. No mwanya w'ikiganiro muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ngiye ndi hano Kampala, Uganda. Je ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Kuki mu karere k'ibiyaga bigari n'ahandi muri Afrika ibiciro by'ibiribwa bikomeza kuzamuka mu buryo budasanzwe muri iki gihe, byinshi muri byo bihingwa bikanera muri ako karere? Ingaruka ziri zamuka ry'ibiciro ku bukungu bw'igihugu ni izihe? Ibi ni ibibazo byo n'ibindi mwagarutseho cyane mu kiganiro duheruka kugirana mubaza ibibazo. Muri Sanga rero yabatumiriye Bwana Strato Habyarimana, impuguke mu by'ubukungu, ngo adusobanurire ibyo bibazo n'ibindi muri bwifuze kumubaza. Ku murongo wa telefoni Kigali mu Rwanda, Bwana Strato Habyarimana, mwiriranywe amahoro. Muraba neza, umwaka mushya muhire kandi. Yego kuri twese, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Nari maze kubivuga rero ntangira ikiganiro, ariko nagira ngo mbanze ngusabe iminota mike cyane tubanze twumve amajwi ya bamwe mu baturage duheruka kuvugana nanone mu kiganiro muri Sanga, bavuga kuri iki kibazo nyine tugiye kuganiraho cyerekeye izamuka ry'ibiciro hanini by'ibiribwa aho baherereye mu Rwanda no mu Burundi. Hanyuma turahita tugaruka noneho mudufasha gusobanukirwa n'igitera ibibazo nk'ibyo. Merere mu majyaruguru Rwanda mu karere ka Rundi, umurenge wa Buyoga. Ibishyimbo ibiciro byarazamutse, ibintu birakaza ubu ngubu nyine. Urebye cyane cyane ku bintu by'ibiribwa, ibintu bisa nkaho byazamutse cyane, igiciro cyarazamutse. N'ibishyimbo hari aho usanga ari 5, 4, kandi urebye n'imisoro igenda isa nkaho itera ikibazo kizamuka ry'ibiciro. No kuba wenda hari ahantu rimwe na rimwe twakoreshaga mu buhinzi busanzwe bw'ibiribwa, ugasanga ntabwo tukiyakoresha mu buhinzi bw'ibiribwa, ugasanga rero hari nk'ahantu hamwe na hamwe tutagikoresha cyane. Muri mu karere ka Kayonza, umurenge wa Mukarange, akagari ka Nyagatovu, ibiciro bimwe na bimwe byarazamutse cyane. Ikiro cy'ibigori ni amafaranga 300, n'ubu bijyanye ni amafaranga 300. Aho ugiye kubigura rero ni amafaranga 400 umuhashyi. Ikigendo kiba ni amafaranga 200. Merere mu karere ka Gatsibo, amakuru ahari ni amakuru ashingiye ku izamuka ry'ibiribwa cyane, ubunyobwa, ibigori n'ibishyimbo. Nk'ubu ngubu ni ukuvuga ngo ubundi iki gishyimbo twari tumenyereye ko bigurana nk'amafaranga 800, 1000, ariko ubu ngubu aka kanya tuvugana ingemeri igeze ku 1800, ingemeri y'ubunyobwa igeze ku 3000, ibigori nabyo byarazamutse bigeze kuri 600. Rero ugasanga nyine bisa nkaho biri kugora abantu benshi, kandi nyine bisa nkaho aribwo n'ubundi bikera. Umuntu akibaza nyine bizagera mu kwezi kwa 3, mu kwezi kwa 4, mu kwa 5 bihagaze bike. Amafaranga biragoye kubera yuko no kuvuga ngo nk'akazi gasa nkaho gahari,
akazi kasa nkaho gahari ari nk'aka kazi nyine k'amaboko nk'abantu bashoboye nyine bafite nk'amagare wenda bagashakisha nyine amafaranga atari menshi cyane cyangwa se wenda nk'ako kazi k'ikiyede uruvuga ngo niba ukoze akazi k'ikiyede ko nyine k'icyatanu tutashobora kuguramo n'ingemeri y'ibishyimbo urumva nyine biragoye noneho hakiyongeraho n'ikibazo nyine giterwa wenda nyine n'iryo bura ry'imirimo abantu bamwe na bamwe nyine bishoye nyine mu ngeso nyine zo kwiba noneho nyine imyaka iri mu murima ubujura bwo mu mirima tuvuge wenda urahinze igihe cy'isarura kirageze wenda uvuga ati nzajya kubisarura ejo ugasanga babitwaye imirimo yo ntayihari nyine ubuzima burasa nk'aho bugoye cyane cyane nyine mu bw'imihahire mu ntara ya Bururi aho bita umuzima mu Kivuruga mu Burundi na cyane cyane mu Burundi kweri turashima amakuru agezweho bwa turabona ku byerekeye ibifungurwa iduzwa ry'ibiciro ni ukuri iduzwa ry'ibiciro ryaraduze hari bimwe bimwe byagiye biraduga w'iharagi ukagenda nko ku mikeri amavuta yo kurya amamesa ibiki ni byinshi byashoboye kuba biduga ikiro cy'ifu cyagiri ku mafaranga 2,200 ubu kimaze kuba kigera ku mafaranga 2,000 n'amahera makeya urumva nkaho rero ibintu bisa n'ibyononekaye bagenda ku biharagi byavuye ku mafaranga 1,800 biduga ku 2,500 amavuta yo kurya nayo nyine yashoboye kuba duga harimo n'ibindi byinshi jewe na cyane cyane ndiko ndaraba kuri iyo saa tugeze ko fatiye ku ntara yacu ya Bururi turi kabisa ibintu ntibimeze neza rero mu gihugu bari mu marira kubera kuko inzara bafite ni nyinshi cyane uravye iduka ry'ibiciro biga ku mwanya ibintu birabuze ugasanga uriko urabaza naho umuntu uriko urabaza igituma banaza biduga bamwe n'abandi baridoga bakubwira yuko nk'ubu bakitwaza ibura ry'ibitoro ngo ibitoro byaraduze ngo natwe ngo tuduze ibiciro kugira ngo tureko twaronka n'akanyungu na gatoya ubu rero abanyagihugu kweri ntibafite bakirayamira kuko nk'ubu nk'akarere uhaye uraraba amafaranga ukorera ku munsi uretse n'uguha akazi mu ndimo nk'akazi ko kurima ukaronka uguha akazi aguhenda amafaranga 3,000 aguhenda amafaranga 3,000 ujya kuba ugaburira abana barenga 4 imagine ibaze nk'ubu waguhenze 3,000 ujya kugura ikiro cy'ifu y'ibigori amafaranga 2,200 ikiro kimwe urumva niba bintu biza kuboneka urumva yuko kugira ngo ujye neza ku munsi udafite amafaranga 15,000 ibi tubibona ngaha mu ntara yacu ya Bururi cyo twibaza nawe kuba bari aha mwaziriya ntara batariko bararima twebwe birahimba no ku munsi ugasanga nk'ubu ibigori bisa n'ibiriko birera ibindi navyo byo mu myonga baheze kubyimbura bamwe n'ibyo bariko barabiheza cyo twibaza none twebwe bizinze ino mu ntara ya Bururi bishika tukaza no mu ndimo tukaronka utuntu tuza gufungura tukabanza kujya kugura ku kiro abatariko bararima nabo bavuga kurya basumye icyo bigenda gute ibi rero nibyo abantu benshi ngaha mu ntara ya Bururi kabisa ariko baribodera cyane rwose ibiciro bivuga ku mwanya kiragira nayo bamera atari kwinga ngaha iwacu i Bururi sinaza ko tatwiye gusa ariko niraza yuko sinubwo ko ariho ku isi yose mugabo yayo iwacu i Burundi fatiye mu gihugu fatiye ku gihugu kubera ibintu byarabaye nabi nta muntu n'umwe atashobora kwidoga kabisa ni mu majyepfo i Nyanza umurenge wa Busoro nukuri nunze mu rya bagenzi banjye bambanjirije ikintu cyitwa ibiribwa mu Rwanda rwose byaruriye cyane birakabije rero nk'umuntu w'umuhinzi uhingira undi kugira ngo abone ifunguro rya buri munsi urumva biba bigoye ni ukuvuga ngo umuceri mbere ya korona muri za 2021 na 20 nyine itaraza umuceri waguraga amafaranga 800 uri ku mafaranga 1,300 hano mu murenge wa Busoro umuceri twihingira muri iki gishanga cyacu umuntu wawuguze akawushesha ni amafaranga 1,200 ubwo yawuguze 600 udaseye ikintu cyitwa amavuta yonye kari 2,200 yakatusoga tuko yaguraga 3 litiro amavuta nyine yo gukaranga nyine iyo ushoboye kwihigahigira ariko nyine nayibonye buri munsi urumva nimba ukora amafaranga wenda 5 urugero ku munyonzi cyangwa se
wenda umunyonzi wenda icyatanu aragikoreye mu rugo ari bwakenera ibintu nk'ibya 2,500 urumva kugira ngo uhwanyishe na cya cyatanu wenda wakoreye ku munsi uragura ubugari bugura 600 hano ikiro Gisenyi ugure injanga ugure ubunyobwa ugure intoryi kugira ngo utajya hejuru kugira ngo utajya kwikopesha ubwo nibwo buzima wenda umuntu aba arimo buri munsi ubwo nanone nibaza nk'umuhinzi nyine ukorera 800 ukorera 1000 urumva nyine ni hafi ya nabyo iby'ibiciro bari kuvuga nyine ni ibintu twarangije kwakira nyine kandi nta n'ikintu umuntu yabirenzaho nyine umuntu abyakira uko nguko abibona mu bihe byashize igihe cy'isarura imyaka yabaga ihendutse ariko ubu ngubu twitwa ko turi gusarura ariko imyaka irahenze cyane rwose irahenze mu rwego rwo hejuru cyane rwose none se nk'ubu ngubu nta gihe kinini kirashira dusaruye ibishyimbo ariko ibishyimbo birahenze rwose mu buryo bwose bushoboka aho ngaho Gatsibo numvise ngo ubugari ikiro ngo ni ubugari busenga ikiro ni 600 ariko inahani 800 ibiribwa byo rwose twarabyakiriye uko nguko n'iswari nigeze kumva bavuga yuko mu Rwanda hiyongereyemo indi ariko ntabwo biri kutubuza ikiro kugifatira 1,400 ubwo rero urumva ntabwo byoroshye nyine ni ibintu tugenda tumenyera nyine uko bukeye n'uko bwije kandi nta n'ikintu twabirenzaho tugomba kubyakira Bwana Strato Habyarimana urabyiyumviye ibyo abaturage bavuga hirya no hino mu Rwanda no mu Burundi ndetse bamwe bati turimo turasarura imyaka ariko bikanga bigahenda kandi turi ku mwero Bwana Habyarimana nagira ngo dutangire udusobanura ubundi izamuka ry'ibiciro cyane cyane by'ibiribwa nk'ibi ngibi kandi ari ku mwero riterwa n'iki rituruka wenda twibanze ku biribwa gusa ubundi tutarebye ko ari ibiribwa cyangwa ari ibintu turebye ibintu byose bikunze gukenerwa n'umuguzi reka tubyagure twe kureba ibiribwa gusa wenda turebe muri rusange igitera ibiciro kuzamuka urakoze cyane ibiribwa burya birihariye ariko iyo urebye ibintu abantu bakunze gukenera muri rusange burya izamuka ry'ibiciro ikintu cya mbere gikunze gutuma bizamuka ni uko iyo abafite ibyo bagurisha ibyo bagurisha bifite ingano nke ugereranyije n'ibyo abashaka kubigura bakeneye ba bandi bagurisha akenshi bazamura ibiciro kubera ko ababishaka baba ari benshi noneho uko bagenda abenshi babikenera ba bandi babigurisha bakavuga bati reka tuzamure igiciro kwa kundi mbese gushaka kungukamo menshi kubera ko ababikeneye bari benshi kandi batitaye niba ari ibintu bikenewe cyane ibyo kuvuga ngo igiciro kiri hejuru cyangwa ntabwo kiri hasi hari ababa batitaye ku giciro uko gihagaze ugasanga mu by'ukuri kuba ingano y'ibikenewe ku isoko aho abantu bahahira iri munsi y'ibyo abantu bakeneye guhaha ibyo ubwabyo bituma ibiciro bizamuka naho ku bijyanye n'ibiribwa usanga kenshi muri ibi bice byacu haba mu Rwanda haba ndetse no mu Burundi muri Kongo wenda no mu bindi bihugu muri aka gace ntabwo nabihagararaho neza ariko mu Rwanda no mu Burundi habayeho ikibazo cy'uko igihe cy'ihinga giheruka kitagenze neza imvura ntabwo yaguye mu buryo buhagije noneho biza gutuma abantu bahinga batinze noneho n'umusaruro basaruye uba muke bityo bigatuma noneho ibihingwa cyangwa se ibyo kurya byahinzwe muri ibyo bihugu byashyizwe ku isoko biri munsi y'ibyo abantu bari biteze n'ubundi bari basanzwe bagura ibyo bari bakeneye ugereranyije n'ubundi n'ingano bari basanzwe bagura ibyo rero bigatuma noneho ibiciro bijya hejuru ariko ntitwirengagize yuko noneho hari impamvu twavuga yuko zituruka imbere mu gihugu nk'ibyo twaba tuvuze yuko wenda nk'imvura igihe iba yagenze nabi ariko hari n'izindi mpamvu twavuga yuko zishobora kuba zikomoka hanze y'igihugu tuvuge nk'urugero murabizi yuko kubera intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine hari ibicuruzwa bimwe by'ibiribwa byagiye bibura nk'amavuta y'ibihwagari ingano n'ibizikomokaho n'ibikomoka kuri ibyo bicuruzwa mvuze cyane cyane amavuta yose akomoka ku
ku bicuruzwa mbese tuvuge nk'ibihwagari. Ibyo bintu byarabuze kubera iki? Kubera ko ahantu byakomokaga muri Ukraine habaye ikibazo cy'uko inzira zatumaga bibasha kugera mu bihugu byacu zasaga n'izikomanyirijwe. Icyo ni kimwe. Ikindi ugasanga noneho igihugu kubera ko gihanganye n'intambara, abahinzi bari basanzwe kubitegura no kubigurisha kugira ngo bituganeho ku isoko barimo bakiza amagara yabo. Ibyo rero byatumye noneho bimwe mu biribwa cyane cyane ibyo bishingiye kuri ibyo mvuze nabyo bizamura igiciro. Kubera iki? Kubera ko ingano zahise ziba nke, kubera yuko amavuta y'ibihwagari yahise abura, n'andi mavuta ndetse y'ubundi bwoko n'ibindi byose bituruka hanze. Rero byagiye bigira ikibazo cy'uko wenda nka nyuma ya COVID-19 hagiye habaho yuko zimwe mu nzira z'ubucuruzi zitari zikiri nyabagendwa, ibindi naho zibereye nyabagendwa ugasanga noneho biragoranye, ugasanga noneho haje n'izindi nzitizi nko kuba ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byarazamutse. Ibyo byose kubera ko bigira uruhare mu ishyirwaho ry'igiciro cy'igicuruzwa, bituma nyine igicuruzwa kitugeraho neza. Birumvikana ko ibyo byo hanze hari izindi mpamvu nyinshi. Hari abantu usanga bumva baganya bati kuvana ibicuruzwa hanze inzira bigenda binyuramo, hari ibindi tugenda duhura, hari imisoro twishyura, ariko hari n'ibindi by'inzitizi duhura nabyo bitari imisoro. Iyo bigeze mu Rwanda, wa wundi wahuye n'izo ngorane akora ibishoboka byose akagaruza ya mafaranga yatanze muri za ngorane yagiriye hanze, noneho ukagenda ayongera ku giciro, bigatuma igiciro kigenda kizamuka. Ariko ntitwirengagize ko hari n'ibizamura ibiciro nanone bisanzwe imbere mu gihugu. tuvuge nk'umuriro w'amashanyarazi igihe uhenze, igihe imishahara abantu bashaka imishahara yisumbuyeho kurushaho, igihe ubwikorezi buzamura igiciro kuri bya bindi navugaga, wenda nka esanse yazamo, ibitoro ibikomoka kuri peteroli byazamutse, usanzwe kuvanira ibicuruzwa ahantu hamwe abikugereza ahandi nawe ahita azamura igiciro, bityo nawe uri kugicuruza kugira ngo ugaruze ya mafaranga watanze mu bwikorezi ukongera ukayagaruza. Ni byinshi nk'umuhinzi rero, harimo n'ibindi byinshi byagiye byiyongeraho. tuvuge nk'ifumbire, muribuka ko ifumbire nyinshi twayivanaga muri biriya bice bya Ukraine n'Uburusiya yageze aho isa naho ibuze. Hari ibihugu nk'u Rwanda bongeraho nkunganire, ariko kubera ko baba barashyize muri gahunda ya leta cyangwa se muri bije mu igenamigambi amafaranga runaka atagomba kurengwa muri iyo gahunda, iyo bayashyizemo ariko ntabashe gutwikira neza bya biciro byose leta ishaka gutwikira ikoresheje iyo gahunda, bituma noneho n'ubundi ibiciro by'ibikomoka by'inyongeramusaruro nazo byiyongera. kandi iyo inyongeramusaruro ihenze, wa muhinzi nawe yahinze yasaruye bya bindi asaruye ashaka kubigurisha ku giciro gihenze kugira ngo abashe kugaruza amafaranga, abashe no kugira n'ikintu yungukamo. Hari impamvu rero nyinshi, wenda izo navuga ko arizo z'ingenzi, ariko ntitwakwirengagiza yuko hari n'amafaranga yacu ari kugenda asa naho atagaciro ugereranyije n'amafaranga yo hanze. Nk'ubu sinabahisha yuko mu Rwanda idolari rigeze kugira ngo ugure idolari rimwe mu manyarwanda utanga amanyarwanda 1,100. Urumva ibyo bintu biri hejuru ugereranyije n'uko byari bisanzwe. Iyo rero nk'umuntu hari ibicuruzwa bitumizwa hanze, kandi bidatumizwa hanze, nk'umuntu uzakoresha inyongeramusaruro iba yaturutse hanze, byanze bikunze rya dolari rigiye rikuzamura igiciro, ifaranga ryacu ritakaza agaciro, bituma noneho wa wundi wazanye inyongeramusaruro ayigurisha ku muhinzi umuhenze, nawe akazasarura bimuhenze, nawe akazatugurishaho bimuhenze. Noneho wa wundi nawe agiye kugura ibiribwa hanze kubera ko idolari ryahenze, yabiboneye bimuhenze, nawe yaza hano, yamara kubigeza hano akazamura nyine igiciro akurikije uko nawe yabonye amadolari kugira ngo abashe kujya guhaha hanze bya bicuruzwa acuruza. Hari n'abandi ariko tutakirengagiza, hari abacuruzi bazamura ibiciro ku bushake nta n'impamvu n'imwe muri izo ngizo navuze. Ibyo bikunze kuba cyane cyane iyo hari nk'abacuruzi bihariye isoko, mu ndimi z'amahanga bakunda kubyita ba monopole, cyangwa ugasanga ari bakeya bihariye isoko bakoze akantu k'agatsiko bita cartel. Abo bantu bishyiraho igiciro uko bishaka, baricara bakavuga bati ndabona abantu babishaka ari benshi, reka nongereho igiciro uko nshaka, cyangwa se ndumva kubera ko ari byo bahagaze jyenyine, reka igiciro gishyire uko byishakiye. Ugasanga nk'ubu bakakubwira bati wenda umuceri w'umupakistani
niwo uryoshye abantu bose ugasanga nibo bari gushaka kujya kurya, ariko ugasanga umuntu utumiza umuceri muri Pakistan aba ari nk'umwe cyangwa ari babiri, bityo bakumvikana batari kuvuga kubera abantu bari kuwushaka ari benshi, kandi twakumvikana tukongeraho ku nyungu nk'amafaranga 500 cyangwa 1,000 ku mufuka, bityo bakabyumvikana, bityo ugasanga noneho bibaye igiciro gito kiba kirazamutse, nta mpamvu rwose igaragara kugira ngo basaruhurire mu nduru, kubera ko abantu ibicuruzwa bari gushaka, ibicuruzwa bafite abantu bari kubishaka ari ku bwinshi. Hakabaho rero hari n'igihe nanone ubutegetsi cyangwa leta zivanga mu gushyiraho ibiciro, ugasanga leta iravuze iti niba ucuruza igicuruzwa runaka ntibakaguhere munsi yaya, hari n'abavuga ndetse ngo ntukarenze aya ngaya. Ibyo byo kwivanga mu ishyiraho ry'ibiciro bikozwe n'imbaraga za leta cyangwa se z'inzego za leta, nabwo akenshi usanga mu by'ukuri hari igihe bigira uruhare mu kuzamura ibiciro mu buryo butari bukenewe. Niyo mpamvu usanga leta nyinshi zibyirinda, ariko hari n'aho usanga none leta kubera impamvu zitandukanye zikomeza kubikora, bityo ugasanga mu by'ukuri nabyo bibaye nk'impamvu bituma ibiciro bizamuka. Urumva hari impamvu nyinshi rero. Ubwo rero tugarutse ku biribwa mu bihugu byacu, nyaka ko impamvu y'ingenzi yabaye yuko hari ibyo twakuraga mu mahanga byazamuye ibiciro kubera nyine ibibazo biri hanze, hanyuma hakaba n'ibyo twihingiraga nabyo byazamuye ibiciro kubera impamvu ziturutse hanze. Navuze nk'impamvu nk'urugero nk'ifumbire n'inyongeramusaruro twakomoraga hanze ndetse n'imbuto rimwe na rimwe. Hanyuma hakaba rero n'igihe ihindagurika ry'ibihe bituma hamwe hari igihe imvura igwa ari nyinshi ikangiza ibyo twahinze, cyangwa se ubundi imvura ntinabonekere cyangwa ntibonekere ku gihe, ugasanga n'ibyo twahinze ntibyeze neza, maze cya gihe tugiye gusarura hagasarurwa bike, noneho bigatuma bigera ku isoko ari bike nyine, kubera ko ari bike rero bigatuma ibiciro bizamuka. Nkeka yuko ibyo ni byo by'ingenzi. Hashobora kuba hari utundi twinshi naba nibagere kuri n'ibyo by'ingenzi. Mu kanya wenda turaza no kureba ingaruka muri rusange bigira ku bukungu bw'igihugu, ariko kubera umubare munini w'abantu batwandikiye ni benshi, reka ntangire nakire telefone zabo, nitubona akanya tuzajya ducishamo noneho unadusobanurire kuri izo ngingo zindi. Duhere kuri Eric Niringiyimana, ikaze mu kiganiro muri Sanga, utubwire aho uherereye uhita ubaza ikibazo cyawe. Hello? Yego turakumva. Eric Niringiyimana, ndi Kigali. Ko ingendo yova igituma ubona ibintu ku isoko byazamutse cyane cyane ibiribwa muri aka karere duherereyemo, mbona ahanini byatewe cyane cyane ni COVID-19, none iza gukomwa mu nkokora n'intambara yabaye muri Ukraine n'Uburusiya. Ugereranyije nkanjye nagize Kigali na 17, ikiro cy'ibishyimbo twakiguraga 300, ubu cyageze ku cy'atanu. Rero mbona icyo leta yakora mu rwego rwo kuba yazozana icyo kibazo ni ukuba wenda ntabwo Eric ntabwo dushoboye kumvikana, reka twakire nanone Eric Nzohayimana. Eric Nzohayimana turakumva, ariko wigire hirya kuko ahantu uri hari urusaku. Radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Bwana Habyarimana, wumvise ibyo Eric Niringiyimana yavugaga, sinzi niba hari icyo ufite ubivugaho. Urakoze cyane. Mu by'ukuri afite ukuri. Hari ikintu nanibagiye kuvuga. Murabona ko iri zamuka ry'ibiciro kenshi ryashushe n'ibigaragara, cyangwa se abantu batangiye kuryumva ari uko dutangiye kuva mu bihe bya COVID. Mu bihe bya COVID ibihugu byinshi, wenda tuvuge ibihugu by'ingenzi duhahiramo nk'Ubushinwa, byari byarashyizeho ingamba z'uko gukumira mbese ibicuruzwa biva muri icyo gihugu bijya hanze, ariko n'ibindi bihugu byari byarashyizeho ingamba nk'izo zo kugira ngo z'ubwirinzi zo kugira ngo COVID iri gukomeza gukwirakwira muri ibyo bihugu.
mu bihugu nanone byacu hari aho natwe twageze aho dushyiraho byaguma mu rugo cyangwa guma mu karere, bityo abantu ntibakomeza kugenda n'ubukungu busa naho buhagaze. Noneho igihe ubukungu bwongeye gusubira mu nzira za restriction bya bintu byo gukumira mbese urujya n'uruza rw'ibicuruzwa n'abantu bivanyweho, ubukungu busa naho buzamutse cyane butunguranye. Mbese nk'uko wafunga amazi ukayagomera akaba menshi cyane, wagira gutya ugaca urugomero, amazi amanuka afite ingufu nyinshi cyane. N'ubukungu rero baburekuye nyuma ya covid busa naho bwabaye nk'aya mazi arekuwemo yarari yagomewe, buzamukana ingufu. Noneho muri kwa kuzamukana ingufu rero tuza kwisanga abantu batangiye guhaha, abantu batangiye kongera gushaka gukora, duhereye kuri rwa rwego rwo hasi. Ubukungu mu bihugu bimwe byacu byaramanutse, noneho ugasanga abantu bakeneye ibintu birenze ibiri ku isoko bitewe n'uko twari tumaze igihe kinini turi muri covid. Nkeka ko afite ukuri, iyo ni imwe mu mpamvu yatumye ibiciro bizamuka, kuko n'ibyo yavuze by'intambara y'Uburusiya na Ukraine nabyo ndemeranya nawe nk'uko nari nabivuze na kare. Hakaba rero hari impamvu nyine nyinshi yagiye agarutsaho ko ikintu yakomojeho, yavuze ati buriya leta yagombye kureba ukuntu yagira ikibikoraho. Gusa leta ifite ingamba nyinshi, nka leta yo mu Rwanda yakoze ibintu byinshi byo kugira ngo irebe ukuntu ubukungu buzahuka, ariko wibuke ko navuze ko muri kwa kundi muri cya gihe ubukungu buri kuzahuka noneho ni nako n'abantu bagira ubushobozi bwo guhaha. Uko abantu bagira ubushobozi bwo guhaha kandi ibicuruzwa cyangwa ibyo bahaha bitarakurikiye mu ngano ngo bihuze n'ibyo bakeneye, niho hahandi haturuka izamuka ry'ibiciro. Haza rero izindi ngamba, tuvuge nko kugabanya amafaranga azunguruka mu baturage. Burya umuturage cyangwa umuntu afite amafaranga menshi yagiye guhaha, igiciro cyaba cyazamutse kitazamutse ntacyo biba bimubwiye. Niho usanga rero leta zimwe nka leta y'u Rwanda igira gutya iti dushyize hanze impapuro mpeshamwenda, turashaka yuko muzigura gutyo tukabona miliyari 20 mu isanduka ya leta. Icyo gihe iyo bazishyize hanze zikagurwa, ya mafaranga ari kugurwa agaruka mu isanduka ya leta, ni ukuvuga ngo ntabwo aba akizinguruka mu baturage. Iyo ari amafaranga azunguruka mu baturage aba agabanutse, bituma bwa bushobozi bwo guhaha nabwo busa naho bugabanutse, bityo kwa kundi umuntu ajya guhaha akaba yagura uko ashaka kubera ko afite amafaranga menshi, akabikikaho akabanza agashishoza, bityo bigatuma ibiciro bidakomeza kuzamuka. Ikindi ni uko leta zimwe zashyizeho nk'ingamba nko kuzamura inyungu fatizo ku nguzanyo. Iyo ushyizeho inyungu fatizo ku nguzanyo biba bishatse kuvuga ngo inguzanyo uzajya kuyaka azayaka bimuhenze, noneho abantu bakabanza bagashishoza, bityo bigatuma n'aya mafaranga nyine yashobora kuzenguruka mu baturage aturutse ku nguzanyo baba bafashe mu mabanki agabanuka, bityo bikazatuma nyine na bwa bushobozi bwo guhaha bugabanuka, bityo bikazanatuma noneho ryazamuka ry'igiciro bidakomeza kugenda bikura nk'uko byari bisanzwe. Cyangwa ugasanga amafaranga banki kugira ngo ziyatangeho inguzanyo zihisemo kujya kuyabitsa kubera ko ariho wenda babona hariho ingaruka nkeya, risike harimo ingaruka nkeya, none bakavuga bati mu gihe hakiri izamuka inyungu ku nguzanyo y'ifatizo ndende, reka tuba tuyashyize hariya, mu gihe none tujye tuguriza gusa abantu tubona ko nta risike n'imwe baduteje, nta ngaruka n'imwe yo kuba batazatwishyura cyangwa bazatwishyura nabi baduteze. Ibyo byose rero yavuze nibyo leta nazo zirimo ziragerageza nyine gukora izo ngamba, ugasanga ingamba zimwe koko zirimo ziragerageza gukemura ikibazo, ariko ugasanga leta ifite ikibazo cy'uko uzi cyane twita mu ndimi z'amahanga ngo dilemma, hari trade off. Hariho leta iri kwibaza ngo none se dukomeze duhangane n'izamuka ry'ibiciro ubukungu busubira inyuma, cyangwa se duhangane no kuzamura ubukungu wenda ibiciro niyo byazamuka ntacyo byari bitwaye. Nanone ugasanga ibiciro bikomeza kuzamuka cyane byangiza ubukungu, ariko nanone witaye gusa ku kuvuga ngo reka uhangane n'izamuka ry'ibiciro, ubukungu nabwo burahazaharira. Ubwo rero leta niyo dilemma irimo, usanga ivuga ngo ese dukora iki. Reka tuze kugaruka kuri zishyize ko mu nzani izo mpande zombi,
izo kuzahura ubukungu n'izo guhangana n'izamuka ry'ibiciro kugira ngo ibyo yavuze n'ibyo nanjye ndemeranya nawe murakoze. Reka tuze kugaruka kuri icyo kiza ku bukungu, niba ikiza ari ukumanuka kw'ibiciro cyangwa niba ari ukuzamuka kwabyo, ingaruka bifite ku bukungu mu buryo bunonosoye. Ariko nyemerera dusubire ku murongo wa telefone twakire Ndayisenga Felix, ikaze mu kiganiro muri Isanga. Murakoze, mwiriwe cyane, ramukije n'umutumire. Ego arakumva, uherereye he? Jewe ubu ndi muri Kongo ariko ndi Umurundi. Ego nagira ngire ico mvuze ku byerekeye iduka ry'ibiciro mu Burundi. Nyarutsa. Muranyumva? Ego turakumva, komeza ku gitekerezo cyawe. Ego mu Burundi ni igihugu kirimo byose, aho ngomba kuvuga amazi, izuba riraka, imvura iragwa. Rero turavye ko ibiciro biza biraduga by'ibifungurwa, biragaragara yuko abarimyi ubwa mbere bakirima mu buryo bwa kera cyane, barimisha isuka, kandi abarimyi ntibigeze biyongera kuko urwaruka uno munsi rufite ingufu zo gukora, ruca rugenda kuronderera mu bindi bihugu ubuzima, kubera aho iwacu i Burundi ubuzima bujanye n'urwaruka buragoye. Rero b'abanyokuru b'imyaka 50-45 ntibafise ubushobozi n'ingufu zo kubandanya bakora kugira ngo ibyo bimbuye bishobore gukwira ababikeneye. Ikindi, uburyo bw'intabire, nta bushobozi bafise bwo kugura imborera cyangwa intabire bakoresha kubera basanzwe bari mu bukene, aho usanga nk'agafuko k'imborera abagize ngo barakagura k'ibiro 25 usanga bagakoranira ari nk'abantu 4. Biragoye rero ko bimbura agafuko k'ibiro 25 bagakoraniye ari 4, abo n'ababa bashoboye kugironka. Rero ivyo rero biratuma isi urugero yari ikeneye gutabirwamwo itabironka, ivyimburwa bikaca biba bike cane, ababikeneye bagatera biyongera kw'isoko, ibiciro bikaca biguma biduga cane. Tucokorwa naco ubwa mbere ni leta yoraba mu burimyi ikahashira uburyo bwinshi, nko mu bijanye n'ifumbire, ikarosa nk'ifumbire abayikeneye, ahambuga abarimyi nko ku buntu, kurya yabigize mu kurosa nk'imitumba amakoperative miliyoni 10 canke mu gufata izindi ngingo zohereza abenegihugu nko kuvurwa ku buntu kw'abana batarakwiza imyaka 5 canke kwigarurwa ku buntu ku bavyeyi. Rero igaheza ikarosa nk'ifumbire abarimyi, mbere n'imbuto zirobanuye, gutyo umwimbu ukiyongera. Mbere n'abagoronome babyigiye bereka abarimyi ingene bategerezwa kurima, bakanagwiza mbere n'ibiterwa abarimyi njabuka amazi, abarimyi aho navuga nk'ikawa, icayi, kugira ngo abarimyi ubwabo bibagirira akamaro, umusaruro bivuyemo bibagirira akamaro. Gutyo rero ndabona yuko umwimbu wokwiyongera, ijoro rigiye neza. Urakoze cyane Felix. Reka twumve na Leonidas Ndayikengurukiye. Leonidas, turakumva. Kuri radiyo y'ijwi ry'Amerika. Uherereye he Leonidas? Hanyuma uhita unyarutsa, tanga igitekerezo cyangwa ikibazo cyawe. Aho mperereye ni ku mutumba wa Kanyagu muri komine Ntega, province Kirundo, hano mu Burundi. Izamuka ry'ibiciro no mu Burundi naho byabaye ndanse, urabye ukuntu iduzwa ry'ibiciro nk'ibiharage, ibigori, ibirayi byose n'amasaka n'umuceri
amavuta byo byabaye akananira abahinga, ibiciro byaduze cyane. Ni kuvuga Strato yishyuye neza cyane avuga ko Ukraine n'Uburusiya nabyo byatumye ibiciro biduzwa hamwe na COVID-19. Ni ukuri ndamushimiye cyane kuko icyo kintu yakishyuye neza cyane. Hama rero mutagomanya kubahwa nongera nshikiriza ikindi kibazo cyangwa ingaruka yabyo. Ni ukuvuga kugira ngo ibiciro biduzwe byose byatewe n'uko imvura yaguye iteba, hanyuma umwimbu uca uraba muke. hariho n'abaraje ubusize icyo bitwa imbibe ntibarimye, n'ibiyobe byo twe twarimye n'ukuri byose imbuto nta namba twarose. Umukozi mu ndimiro reka nukuri ubu n'ibihumbi 3 umuha kurima kuva saa moya gushika saa 5, ibihumbi 3. Uti none aricyo wendaga kubaza rero. Hello? Wari uvuze uti hari icyo ugiye kubaza. Hello? Ego wari uvuze uti hari icyo ushaka kubaza noneho. Nobaza uwo mu Strato Habyarimana nuko nawe yo tuvugira hejuru kugira ngo leta igabanye ibiciro kuko inzara yo kwica abanyagihugu, akatuvugira imbere kugira ngo abategetsi babyumve ibiciro bigabanuke. Urabye n'ukuntu n'inzoga zaduze byose nta na kimwe kitaduze. Mukanya turamuha ijambo twumve niba ubwo busabe bwawe hari icyo yabukoraho, ariko reka tubanze tujye kwa Ama Rodrigo. Yego nyakubahwa. Amahoro cyane Ama Rodrigo, uherereye hehe? N'amahoro cyane, mperereye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Yego, ni igitekerezo ni ikibazo? Jewe nibaza ko ari igitekerezo ko mu kivuga mu Nyarwanda cyangwa mu Kirundi ngo icyiyumviro. Icyiyumviro ikomeye. Ari cyo ntabwo ari intererano. Icyiyumviro ufise ni kubijanye nuko abantu bose ikibazo c'inzara bagita kuri leta nkaho umengo biko bikorwa na leta. Sinzi nimba hari abakunze gutembera, twe dukunze gutembera turakunze kubona mu bihugu bitandukanye muri Afrika, cyane cyane muri Afrika. Dufatire muri Afrika kuko ariyo kontinent ikiri inyuma bijanye n'iterambere. Hose ahantu hose uca hose wumva aricyo kimwe. Uhura n'umunya Ethiopia kubira ati mvuye muri Ethiopia iyo nzara iwacu kigira ica umuntu. Uhura no mu Nigeria arira uko nyine. Mugabo nta n'umwe agita kuri guverinoma yabo. Icyo kibazo ni ikibazo cy'isi yose. Novuga ati kumbure sinzi ko byavuye kuri ingwano ya Ukraine n'Uburusiya, sinzi ngo ni COVID-19 byavuye ko, ariko ni ikibazo mpuzamakungu. Iciyumviro canje ni cyo gukura mu mutwe abarundi bavuga ngo ibi bintu ngo ni leta ngo leta igabanye ibiciro. Ibigabanye gute kandi ari ibintu biri ku isi yose? Si leta nta ruhara ibifisemo na rumwe, ni ibintu nyene biri ku isi yose. Mugani hamwe abarundi twama dushaka kubona umenga ibintu byose ni leta. Atera ikintu ni leta, inzara yazanye ni leta. Leta ko atarizi biri imvura, ko atarigira hari ibintu dukwiye gutahura. Cyane cyo cyumviro cy'uwanje cyo gutahuza abantu yuko ibintu bibazo byose iyo batoza babishyira kuri leta ari ibintu bitaba biraba leta, ari ibibazo byose. Ama Rodrigo mu burasirazuba bwo hagati, turagushimye cyane kandi twinezejwe nuko mukurikira ku ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza. Turabashimiye cyane n'agose mugire umunsi mwiza n'akazi keza. Bwana Habyarimana, rero tugaruke iwawe. Humvise ibitekerezo bya Leonidas Ndayikengurukiye, Felix Ndayisenga, Ama Rodrigo. Bamwe bagushimiye uburyo wasobanuye, abandi bati abarimyi ntibiyongera, urubyiruko rurava mu byaro rujya mu mujyi, abandi bati guta ibibazo kuri leta, ibibazo by'izamuka ry'ibiciro n'ibura ry'ibiribwa bakabishyira kuri leta, ati ntabwo ari byo. Kuri ibyo bari barimo bavuga, duhereye kuri iki cy'abarimyi batiyongera cyangwa wenda ne kuvangira, wari wakurikiye, reka nkureke ugire icyo uvuga ku byo bashyikirije. Ndahera ku gitekerezo cya Rodrigo cyane, nagira ngo mbaze namushimire kubera yuko mu by'ukuri hari ikibazo cy'uko koko hakiri imyumvire y'uko leta ariyo
izakemura ibibazo byacu byose dufite, tukumva yuko leta ariyo kamara, eta providence. Ibyo bintu byo gutekereza ko leta ariyo izakemura ibibazo byose, icyo gihe cyararenzwe, ntabwo bikibaho, nta naho bikiba. Yego hari ibihugu bikize ku buryo usanga hari ibibazo byinshi bireba abaturage, usanga ibyo bihugu byabashije gukemura kandi bishoramo imari nyinshi kugira ngo abaturage babeho neza, ariko usanga kuba leta ishobora gufata ibibazo byose by'umuturage ikabimukemurira, ntabwo ibyo bintu bikibaho. Ntabwo zabona leta ntizabona ubushobozi, ariko uretse n'ibyo ntabwo zabona n'umwanya wo gukora noneho iby'ingenzi bikenewe kugira ngo abantu babeho neza. Kimwe rero mu byo ubwo ndashimira rero Rodrigo wari utanze icyo gitekerezo, ariko kimwe mu byo leta ishobora gukora ni ugushyiraho uburyo bwiza bwo kugira ngo ibibazo runaka bikemuke. Natanga urugero wenda nkagaruka ubwo nari mbona gusubiza na Leonidas, leta igabanya ibiciro niko yari yifuje, ariko leta igiye mu kugabanya ibiciro ahubwo ushobora gusanga noneho ibintu bizambye kurushaho. Ugasanga wenda yibishyize hasi ku buryo n'uwashaka gushora imari mu buhinzi ntayishoye, cyangwa se ugasanga noneho wahinze agiye gushyira ibicuruzwa bye ku isoko, umwimbu we ku isoko, leta yashyizeho igiciro gitoya, ubutaha ukazavuga ati kubera ko umwimbu uba ushize nabanyemo inyungu nkeya, ubutaha ugasanga ntiyongeye gushyira imbaraga mu kugira ngo abone umwimbu cyangwa abone umusaruro. Urumva rero leta hari ibintu ishobora gukora, ariko hari ibitagomba gukora. Ariko ngarutse nko ku bitekerezo bya Felix, kuko biragaragara yuko leta hari ibintu ishobora gukora bigatuma wenda ibibazo twarimo kuvuga ubu ngubu byo kwiyongera kw'ibiciro by'ibikomoka ku buhinzi byagabanuka. Hari kimwe cyane cyane nkunze kugarukaho, ni uko mu kinyejana cya 20 kuba tugihingisha ka gasuka, tugihingisha mu by'ukuri tugishyira imbaraga nyinshi mu buhinzi, ariko imbaraga zitarimo ubwenge, zidakoresha ikoranabuhanga, biragayitse. Ikintu leta rero ishobora gufasha abantu ni ukubasha kugera ku ikoranabuhanga, kubasha gukoresha imashini zo guhingisha, kubasha kuzibona ku giciro kidahenze, kubasha guhugurwa ku ikoranabuhanga rigezweho ku buhinzi, kugira umwimbu ufatika noneho ku buso buto, ku murima utari munini. Ibyo byose leta ishobora kubikora. Ikintu wenda yavuze gisa naho cyaba kigoranye kuvuga yuko leta yafata nk'amafaranga igaha buri koperative kuri buri muturumba, buri musozi cyangwa se buri kagari. Ntabwo byakunda. kubera iki? Icyambere amafaranga ya leta ntabwo yayabona kubera ko leta ifite byinshi isabwa, kandi hari n'ibiba byihutirwa nk'uburezi, nk'ubuzima n'ibindi, n'umutekano. Ariko akenshi ntabwo waba wizeye ko n'ayo mafaranga leta iramutse yatanze yazakoreshwa koko ibyo kuzamura umwimbu cyangwa se kuzamura umusaruro. Bityo rero ugasanga noneho iramutse ibikoze cyaba kigamijwe ntabwo cyagerwaho, ugasanga noneho hashowe imbaraga nyinshi mu bintu bitari bugira akamaro. Leta rero ntabwo yabikora, ariko leta ishobora gufasha nko gushora amafaranga muri biriya wavuze, ifumbire, kubona imbuto y'indobanure, kubona ibikorwa remezo, ibikorwa remezo bishobora gufasha abaturage nko kuhira, gukora imihanda neza kugira ngo igihe babonye umwimbu cyangwa umusaruro bawugeze ku masoko bitabagoye, bityo babone n'igiciro cyiza kandi badahenzwe mu kuwugeza ku isoko. Hanyuma no kohereza ikintu wavuze cyiza cyane cyo gufasha ba agronome bamanuka bakagera hasi mu baturage. Nkeka yuko ibyo leta koko yakomeje kubikora, no gufasha mbese ibyimburwa byoherezwa hanze cyangwa se umusaruro woherezwa hanze kugira ngo amafaranga nyine akomeze kwinjira mu gihugu. Ibyo koko leta ishobora kubitera n'imbaraga, ariko biracyari inshingano za buri muntu gutekereza niba koko uko arima ubu ngubu cyangwa uko ahinga ubu ngubu bihuye n'aho igihe kigeze. Kubona uhinga amasaha 11 ahantu wagombye
umutumirwa wacu ndumva ashobora kuba agize ikibazo cya telefone, reka ariko tunyaruke twakire Birushyabagabo Emmanuel mu gihe bakimushakisha. Birushyabagabo Emmanuel, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze amakuru banje kubashu amakuru ni meza abanywanyi banjye. Yego ikibazo gitekerezo. Nanjye Birushyabagabo Emmanuel nkamenereye Musanze, nanjye nishimisha ikiganiro cyiza kijyanye n'ubukungu bw'akarere k'ibiyaga bigari. Ikigaragara cyo koko turahinga, nubwo rimwe na rimwe duhura n'ikibazo cy'isarura cyangwa se cy'umusaruro tubona mu bihingwa, ugasanga rimwe na rimwe turahura n'ibiza bigiye bitandukanye. Ariko icya mbere cyo gishoboka ni uko twabanza tukagira za radari zishoboka, hari zikadufasha gupima ikirere kugira ngo n'abahinzi bacu bamenye ate mu gihe runaka tuzagira umuyaga umeze ute, imvura ingana ite, kandi tukamenya no guhinga ku misozi. Ariko nanone mu bijyanye no gucunga umusaruro wavuyemo, ugasanga abantu benshi ntibabyitaho, ntibamenya ati turafata gute umusaruro, ugasanga hamwe bejeje byinshi byabuze abaguzi, abandi babibuze babuze nabo babikura, bikaba yuko ubufatanye aricyo kintu cya mbere cyabaho cy'ingenzi. Murakoze cyane, murakarama. Birushyabagabo Emmanuel Musanze aka Freeman, murakoze cyane ijwi rya Amerika. Urakoze cyane bwana Birushyabagabo Emmanuel. Reka twakire Amizero Iva. Murakoze cyane, turabakiriye mbere na mbere. Nuko umutumirwa wacu twumvise tutari kumwumva neza. Yagarutse arakumva, mu kanya ndamuha ijambo. Murakoze. Ikibazo nshaka kubaza, twagize izamuka ry'ibiciro cyane cyane by'ibiribwa ku buryo buteye ubwoba, ku buryo usanga no mu baturage basa n'abamaze kugira n'ikintu twakwita ngo ni turuma cyangwa se hahamuka. aho njye nashaka kubaza umutumirwa, mbese hari ubushakashatsi bakoze babona yuko ibindi bishobora kuzagabanuka cyangwa bizakomeza bizamuka? Icyo ni icya mbere. Ikibazo cya kabiri, ese iyo dufashe ibihugu byo mu biyaga bigari, u Rwanda, Burundi, Kongo ndetse n'ibindi, tukabigereranya no ku yindi migabane, naho ibiciro bishobora kuba byarazamutse, ni ikibazo rusange cyangwa ni icyacu nicyo twihariye twebwe ubwacu? Murakoze. Urakoze cyane Mizero Iva. Sinzi niba ku murongo wa telefoni bafite undi mutumirwa. Reka tuve ku mirongo ya telefoni noneho dusubire kwa bwana Habyarimana Strato. Umurongo wawe wari uvuyeho, ariko ngira ngo noneho uratwumva. Yego, ndabumva neza. Reka duhere kuri icyo kibazo, cyangwa se wenda ubanze ucutse igitekerezo wari urimo uvuga, hanyuma noneho tubone kujya ku kibazo cya Mizero Iva avuga ati ese ruri hose cyangwa ni iwacu byazambye? Urakoze cyane. Nari ntangiye rero ndi kuvuga yuko mu by'ukuri leta hari ibintu ishobora kudufasha, yego, ariko usanga inshingano tuyitegerejeho niyo kudufasha ngo ishyireho uburyo bwiza bwo kugira ngo twirwaneho, ariko ntabwo yadufasha kudukemura ibibazo byose. Ntabwo leta rizaza kuduhingira, ntabwo rizaza kudutekereza uko tugomba guhinga, twagombye natwe kubyibwiriza, wenda ikabitwigisha, igashora amafaranga mu kubitwigisha, ariko natwe tugomba kumva yuko twagombye gushyiraho akacu, twagombye kugira uruhare mu kureba uburyo ki ibyo dukora twarushaho kubinoza, tudategereje yuko leta iza kubidukorera. Hari ngaruka ku murongo nayo nsanzwe witwaye Emmanuel ari kuvuga ati hagomba ubufatanye kugira ngo iki kibazo gikemuke. Nibyo koko, inyaka yuko bisaba ubufatanye hagati y'abaturage twebwe ubwacu, hagati y'inzego za leta mu kureba ibikwiye gukorwa kugira ngo nyine bikorwe kandi bikorerwe ku gihe, hagati y'abaterankunga. Murumva ko nk'ibigega by'isi, banki y'isi, akenshi bisigaye bifite za porogaramu zo gufasha ibihugu guhangana n'ibibazo byihuse cyane nk'ibi ngibi, ibibazo bihambaye cyane nk'ibi ngibi, uburyo bwihuse. Nkeka yuko nyine buri wese mu buryo ashoboye yagombye kugira uruhare mu kugira ngo arebe ko iki kibazo cyakemuka. Ikibazo cyiza cya Ivan kiragira kiti, ese hari ubushakashatsi bwagaragaje yuko iki kibazo gishobora kuzakemuka? Ivan, nakubwira yuko abanditsi barandika umunsi ku wundi, umwe akavuga ibi undi akavuga biriya, bamwe bakavuguruzanya, ariko ikiriho ni uko icyo twakemeza ni uko
ibi ntibikunze kubaho nubwo bibayeho muri ino minsi. Ibi mibare imwe iragaragaza yuko bishobora kuzahinduka mu mezi ari imbere. Uyu mwaka ushobora wenda kuzarangira, nkurikije ibyo bamwe bavuga, ibyo bamwe bandika, abashakashatsi bamwe bavuga, uyu mwaka ushobora kuzarangira wenda bitarakemuka neza, ariko umwaka utaha tuzageza mu kwezi kwa gatandatu ibintu bimwe bishobora kuba byasubiye mu buryo ukurikije ibyo bamwe bavuga. ubwo nabwo ni mu gihe hatagira ikindi kintu gishobora gutuma byongera gusubira irudubi. ni ukuvuga ibintu bikomeje kugenda nk'uko bimeze ubu, cyangwa se bikarushaho kuba byiza kurenzaho. naho ku bijyanye no kuvuga ngo ibiciro ugereranyije n'ahandi, yewe ntabwo ari twe gusa, hari ibihugu ndetse wenda sinzi niba ijwi rya Amerika rishobora kugera nko ku bantu baba nko mu bihugu nka Zimbabwe, abantu baba mu bihugu nka Libani. Ibyo bihugu mu by'ukuri byo biranaturenze. Uribuka igihe twavugaga mu Rwanda yuko ibiciro byazamutse wenda na 20 na kangahe ku ijana, muri ibyo bihugu mvuze bo bavugaga inshuro hafi 300 ku ijana. urumva rero twebwe iyo bumvise tuvuga ahubwo wagira ngo kuri bo baba babona turi kwiriza, ariko mu by'ukuri ni ikibazo rusange nk'uko umwe muri bagenzi banjye yigeze kubivuga. Ndagira ngo ni wabivuze ni Rodrigo. Ni ikibazo rusange kiri ku isi, gusa amahirwe tugira nuko mu bihugu bimwe na bimwe birimo biragaragara yuko ingamba ziri gufatwa ziri kugenda zitanga umusaruro. Ubundi ibiciro birazamuka, hari igihe bigira bikazamuka cyane, noneho bikageza ubwo bitongera kuzamuka, bigasa naho bikaguma hejuru ariko bitongera gukomeza kuzamuka. Aho niho bita kuri plateau mu ndimi z'amahanga. Ahenshi rero mu bihugu byo hanze usanga bisa n'aho izamuka ry'ibiciro ryageze kuri plateau. Igikurikiraho akenshi rero iyo byageze kuri plateau haba hasigaye kugenda bigabanuka, bikagabanuka gahoro gahoro ku buryo bishobora kuzasubira uko byari bisanzwe. Nkeka yuko kubera ko ahenshi byageze kuri plateau, nkeka yuko icyo twategereza ni uko wenda mu minsi iri imbere bishobora kuzasubira uko byari bisanzwe. ngira ngo nicyo navuga ku bambanjirije. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Umwanya uragenda utubana mutoya, hari ibyo nanjye nari nateguye kubaza ariko abatwandikiye ni benshi. Ndagira ngo tugerageze mu minota 5 isigaye twakire benshi bashoboka, duhereye kuri Iradukunda Emmanuel. Ikaze mu kiganiro muri Isanga, uhita utubwira aho uherereye unarasukira ku kibazo cyangwa igitekerezo. Amazina ni Iradukunda Emmanuel, mperereye mu Rwanda mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kagarama. Akagari ni Akarukatsa. Ku bigendanye n'izamuka ry'ibiciro hano mu Rwanda, cyangwa cyane hano mu karere duherereyemo ka Kicukiro, ibigendanye n'ibiribwa nibyo bintu biri ku isoko bihenze cyane cyane. Umuceri, ibishyimbo, aho ikiro cy'ibishyimbo gihagaze 1,200, mu gihe covid itari yatera ibiciro byari bigufi cyane. Ariko se twakibagirwa isanganya ryabaye hagati ya Kongo n'u Rwanda, se Uganda n'u Rwanda, aho hose n'ahantu twagendaga tugura ibishyimbo ku masoko yaho, amadepo yaturukaga iwabo aza mu Rwanda. Ariko ibyo byose byarapfuye kubera izo ntambara zose zagiye zibaho. Ndakeka ari ibyo ngibyo badohora ku bigendanye n'imirire, ibyo kurya nibyo bihenze cyane muri Rwanda. Urakoze cyane Iradukunda Emmanuel. Tujye kwa Innocent Tuyizere. Innocent Tuyizere, aho uherereye, ikibazo cyangwa igitekerezo? Nanjye mpereye mu Burundi, cyo mfite cyane ikibazo. Yego. Ikibazo nyamukuru cyakora ku mitumire, ashaka kumata yuko dufite ngaha mu Burundi hari ikintu bita amajyamagrenye communautaire, bagiye batuza ibintu bitandukanye, ibintu biriya biriya makenga. hari n'uko twe twugize kumva bavuga yuko byo bazagusha amashyirahamwe afasha mu bintu bitandukanye. Amakini nyamukuru nacyo nuko hari n'intambara kanaka mu bihugu bibanye. Sitero yuko iyo impamvu nyamukuru cyangwa iyo bayindi mpamvu ifa ku mafaranga y'agaciro iyo bakenye mu gihugu y'amadovize mu bihugu yo gushaka kujya buhanze kwiyondera mu bihugu kanaka bibanye. Urakoze Innocent Tuyizere. Ndibwira ko yari yabivuzeho cyane mu buryo burambuye, ariko na n'ubu aracyahari. Bwana Habyarimana, dusigaranye iminota 4, umwanya utubanye yanga, ariko reka ngaruke iwawe kugira ngo usubize ibyo bitekerezo unasa n'uganisha ku mwanzuro w'ikiganiro. Murakoze cyane. Emmanuel aragira ati wenda, ariko se wenda bibaje mu buryo buziguye,
aragira ati buriya intambara ibiri kubera muri Congo n'umubano na Uganda nawe wigeze kuzamo agatotsi nta kuntu byaba byarabigizemo uruhare. Ndemeza ntashidikanya ko nabyo bishobora kubigiramo uruhare kubera yuko uyu mubano hagati y'ibihugu utameze neza, ubuhahirane nabwo buragabanuka, bikagira ingaruka rero kuri ya ngano y'ibicuruzwa bishyirwa ku isoko nk'uko nigeze kubivuga kare. Ubundi hari ukuntu ibihugu bibanye neza, iyo habaye icyuho abacuruzi bahita banyarukira mu gihugu kibanyi cyangwa cy'abaturanyi, bagahita bazana ibicuruzwa byo kunganira ibiri mu gihugu imbere kugira ngo ibikenewe n'abagura cyangwa abahaha biboneke kandi bibonekere igihe. Iyo rero bitameze gutyo niho hava byazamuka ry'ibiciro kubera ko ibiri ku isoko n'ibyo abantu bakeneye biba bitangana. Nkeka yuko rwose ntabwo twashidikanye ko nabyo bishobora kubigiramo uruhare. Hanyuma Innocent waragira ati ibintu by'amadovize, ibintu by'intambara, ngira ngo Innocent nabivuzeho kare, navuze yuko mu by'ukuri kuba wenda nk'amafaranga yacu muri iki gihe agenda atagaciro ugereranyije n'amafaranga akomeye yo hanze bishobora gutuma nabyo ibiciro bizamuka. Hari ikindi wari wavuze ntumvise neza, wari uvuzemo iby'intambara n'impunzi, sinzi niba washatse kugaragaza ko nabyo bishobora kuba bigira uruhare mu izamuka ry'ibiciro, ariko icyo navuga cyo ni uko kutabana neza kw'ibihugu n'umutekano muke biri mu bituma ubuhahirane hagati y'ibyo bihugu ubwabyo butagenda neza, nazo bikaba bituma ibiciro bizamuka. ngira ngo niba hari uwo nibagiwe kuvuga cyangwa gusubiza arambabarira, iminota bari bambaye ndabona iri kugenda, nagira ngo mbashimire kuba mwateze amatwi, kubona mwamaye n'umwanya kugira ngo tuganire twungurane ibitekerezo. kugira ngo Geoffrey niba nta kintu mbaza nagusubiza umwanya wawe. Yewe ahubwo uko mbirora ndumva tuzagusaba kongera kudushakira undi mwanya, kuko ibyo nagomba kukubaza urabizi, nari navuze yuko ndi buze kukubaza icyiza n'iki, ari ukuzamuka kw'ibiciro, ari ukumanuka kwabyo, icyiza ku bukungu bw'igihugu mu by'ukuri n'iki. urumva hari utubazo twinshi tudashoboye gusubiramo, ndumva uzadushakira umwanya tukagaruka. numva nta kibazo. Reka noneho tugusabe mu munota umwe gusa ugire icyo wavuga kuri iyi nsanganyamatsiko, hanyuma tukurekure wigendere. Abaturage babyitwaremo bate, leta ikora iki mu munota umwe bwa Habyarimana? Murakoze cyane. Reka mbere ku baturage. Abaturage birabasaba yuko kubona ko muri iki gihe ibintu bikimeze gutya, guhindura imyitwarire. Guhindura imyitwarire ni ukuvuga ngo si ngombwa yuko rwose ujya ku isoko guhaha ibintu bitari ngombwa. Ushobora guhaha ibintu biri ngombwa, ugahindura uburyo bw'imihahire, ugahahira bimwe byinshi kugira ngo ibiciro bizamuka mu kwezi gutaha, nibura uzasange wowe ufite ibyo urya muri uku kwezi wahashye, mu kwezi gushize ibiciro bikiri hasi. Mbese kutiheba, ugakomeza ugacunga aho ibintu bigana, kandi ugakora cyane kugira ngo uve mu bibazo turi guterwa n'ibi bihe nyine. Naho kuri leta yo ikibazo kirahari, nikomeze nyine yumva abaturage, ikomeze irebe aho ishobora gukanda umwotso, ibibazo bigakemuka, kubera ko hari ahantu henshi, hari ingamba nyinshi zagiye zishyirwaho, ese zirimo zirabyara umusaruro. Leta yagombye kuturebera niba koko ziri kugira akamaro, yasanga atari ko bimeze igafata izindi ngamba. Urakoze cyane Bwana Habyarimana, tugushimire cyane ko witabira ikiganiro muri Isanga. Dushimira n'abandi baduteze amatwi bose, nshimira Engineer Cornelius wamfashe ku buhanga bw'ibyuma, na Nadia Taha wamfashije kubagezaho kwakira telefoni zanyu. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, naho mu kanya mu makuru saa 12.